Ndabashubuje abakunzi ba HUMURA TV show yambi ndabaramukije muraho mwiriwe mwaramutse mumeze neza aho mwaba muherereye hose. Nishimiye kubana namwe uno mwanya mba nabakumbuye rega namwe mujye mugera mutya nimukumbura mubimbwire. Ndizera rero yuko wowe ukurikira HUMURA TV show ukaba urimo undeba aka kanya waba umeze neza. Nkabambwira abatameze neza nti ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Mana yanjye iryo jambo niba nzarigira siroga yanjye ntago mbizi, ariko iryo jambo rimpa imbaraga mu gitondo saa sita nimugoroba, ko ndabizi ko hari igihe nyine biba bitameze neza pe, ariko nkibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ni ijambo rinyubaka, ni ijambo rimpa imbaraga, rinsubizamo ibyiringiro, rituma numva nta hantu habi nagera ku buryo Imana itahankura. Rero nawe ukurikira HUMURA TV show, iryo jambo nuzajya ubona byanze dore ko hari igihe ubona byanze pe, ujye uvuga uti nubwo ndyamye mbabaye, nubwo niriwe mbabaye, nkaba ngiye umunsi ukaba wije mbabaye, ujye uvuga uti birashoboka ko kurira kwararira umuntu nijoro. Nibyo bibaho rwose, ushobora no kurarurira ukarabwira pe amarira ashoka gutya, ariko bwacya mu gitondo hahandi hari amarira hakaba impundu, hakaba ibyishimo, hakaba umunezero, hakaba ihumure, hakaba amashimwe. Niko bimeze kandi nuko mbyizera, nawe urumva mbigusangiza kugira ngo wumve ko bishoboka. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya impundu zikavuga. Rero na ibyo ngibyo byo niba bigufashije ubwo ni ibyawe, nibigufashe nkuko nanjye bimfasha kandi nundi. Rero ubu ngubu ndaje kugira ngo tuvugane kuri trend imaze iminsi y'umubishop ngo witwa Rugagi n'ubundi munyamakuru witwa Mutesi. Ibintu byacitse byakomeye byakazi. Witwa Mutesi ni umunyamakuru yaravuze ati urusengero rwa Bishop Rugagi ni gute hari urusengero rufatanye n'amaroji, urusengero rufatanye n'akabari, ibintu nk'ibyo. Noneho Bishop rero umukozi w'Imana ngo abyumve abura kwihangana, arangije aramubwira ati n'ubugingo utaransaba imbabazi nta bugingo ufite. Ubwo rero bituma ngewe nicara nkanjye nkatekereza nkabisesengura nyine biragoye yuko ubundi ibintu biri mu Imana ntago biba akenshi kristo bamwe na bamwe baravuga ngo si byiza kubishyiramo ubwenge bwinshi, si byiza kubishyiramo logique nyinshi, ariko nanone hari aho ubona bikwiye. Nkibaza Mutesi ibyo yavuze yabivuze nk'umunyamakuru uri mu kazi ke, kandi ibyo yanavuze wenda birashoboka yuko ari byo, kandi niba ari nabyo nta gitangaza kirimo. Kuba umuntu yaba asengera mu rusengero hejuru hari andi mazu acururizamo ibintu bigiye bitandukanye. Insengero nyinshi cyane, insengero nyinshi zigiye ziri mu makave, ariko ugasanga hejuru yaho hakoreramo banke, hejuru yaho hakoreramo betting, hejuru yaho hari akabari, hejuru yaho hari hirya yaho bifatanye gutya hari ama supermarket. Mbese ugasanga nyine activity nyinshi zirakorwa, kubera yuko niba tuvuge akenshi abantu benshi amachurches menshi baba bakodesha, wenda uretse bakeya baba bafite insengero zabo, ariko reka mvuge nk'abo bakodesha. None se ubu niba bakodesha ni icyaha kuba uragenda nyine ugafata umuryango ushoboye kwishyura, abandi nabo bagafata uwo bashoboye kwishyura. Wowe ufashe urusengero, undi afashe uwa supermarket, undi afashe uwa kabari. Wenda ibyo ngibyo byo simbitindaho cyane, na cyane yuko mwabantu mwe Kristo ntago yigeze aza gushaka abantu b'intungane, na cyane ko nta bari bahari. Yaje gushaka abantu yaje gushaka abarwayi, ntago yaje gushaka abazima.
ndumva rero nta n'igitangaza kirimo kuba urusengero rw'abarufatanye n'akabari. Umuntu azava mu kabari nyine yumva indirimbo zo mu rusengero zimukurure, cyangwa se ave muri loji aze amanuka agenda ahantu henshi nzi ni nuko zinameze, aze akizwe. Ntabwo Kristo yigeze aza gushaka abantu b'intungane, yaje gushaka abantu bafite imitima irwaye, yaje gushaka abantu baremerewe, yaje gushaka abantu bafite imvune zo mu mitima, yaje gushaka abantu bafite uburushyi. Buriya ibyaha nibwo burushyi bwa mbere Yesu yavugaga, kandi nibo bantu yaje gushaka. Nkavuga nti kuba urusengero rwaba rufatanye n'akabari ku ruhande rwanjye ntabwo ari ikibazo, kuba rwaba rufatanye na loji ku ruhande rwanjye ntabwo byaba ari ikibazo, kuba rwaba rufatanye na hoteli ku ruhande rwanjye ntabwo ari ikibazo, ko njyewe ntabwo ndi muri cya gisate kivuga ngo uriya ni umunyabyaha, uriya sinagendana nawe, uriya ntabwo asenga. Njyewe ntabwo ndaho ngaho, nta n'umuntu ushobora guha akato kubera yuko njyewe ndinde se wo kumuha akato. None se niba naragize amahirwe nkamenya Imana, reka mbivuge gutyo, uriya utarayimenye azayimenya ate? Bishatse kuvuga ngo njyewe naciringa n'umuntu nzi yuko ari indaya, naciringa n'umuntu nzi yuko wenda uwo nzi ko aroga abantu bagapfa, we niwe ngiraho intege nke, mumenye ntatinye. Ko umuntu wica abantu ntaba yoroye, ariko umuntu w'inzoga, umuntu usambana, n'uwiba wenda byangora gufatanya guciringa nawe cyane. Ariko nta muntu ku ruhande rwanjye, nta muntu n'umwe numva wo kwigizayo, ko niba naragiriwe ubuntu nkamenya Kristo, ntago ari byiza yuko wa wundi utamuzi namwigizayo. Oya, wenda aho ni ku ruhande rwanjye, ni nayo mpamvu wenda mvuze kuri ibyo bintu birebana n'urusengero. Hanyuma rero ubwo aho ngaho mvuze ku ruhande nsa nk'uwasubiza Mutesi Scovia, ndumva namubwira yuko kuba baba baturanye atari ikibazo. Hanyuma rero reka ngaruke ku ruhande rwa Bishop aba ari umuntu wagiriwe icyizere, kuko niyo titre ubwayo nibaza yuko abenshi, nubwo hari igihe umuntu aryama bugacya yikubiseho titre ngo ndi Bishop, ariko abenshi bazifite kubera yuko nyine bazimerita pe, bazihawe, batazitirira, atari nk'ababandi. Ubu ngubu nanjye nshatse nshobora kubyuka nkavuga nti nkajya kuri YouTube channel ndi Bishop Odile, waza ukampakanya, wampakanya ute? Hari abantu benshi narinzi bavuga butumwa batafite 12, ariko ubu ngubu nsigaye mbona ngo naba Bishop apotre. Abo boreka mbareke barinezeze mu byabo, ariko niba uri Bishop warabiherewe ubwo bubasha, ufite iryo grade, ugomba no kuba ufite indangagaciro z'ububishop. Ndagaruka kuri Bishop Rugagi, umusaza mukuru, umusaza w'umukristo. Ntabwo mbizi ubukristo bwe kuko sinigeze nsengera iwe, mbyumva gutyo uko mubyumva nanjye niko mbyumva, ariko reka mwubahe nk'umusaza mukuru, kandi wenda uzi Bibiliya, kandi nk'umuntu mukuru. Nawe ngira nti yararakaye, wenda yarakajwe n'ibyo umunyamakuru yavuze. Uretse yuko ibyo yanavuze ntibyanakamurakanje cyane, kuko niba ari ukuri yanamusobanurira mu mwuka wa gishumba. Niba ari n'ibinyoma nabyo ntabwo yakagombye kumusubiza muri buriya buryo. Buriya kubwira umuntu ngo nutansaba imbabazi nta bugingo uzabona, njyewe mpita numva harimo akantu k'akabazo nawe ufite. Mu by'ukuri tujye tuvugisha ukuri, tudaciye ibintu ku ruhande. Mwuka byaramwe kuba buriya hari ikintu tutamenya. Ubugingo bwacu buhishwe muri Kristo, niwe wenyine ubufite, niwe wenyine ufite ububasha n'ubushobozi kuri twebwe, niwe
niwe wenyine uzi, niwe uzabumanaginga kandi ni nawe ubuzi, na cyane ko niwe wadupfiriye kugira ngo tububone. Yaremeye aritanga kugira ngo twebwe tubone ubwo bugingo buhoraho. Bishatse kuvuga yuko nta wundi muntu ufite ubugingo bwacu mu kiganza cye. N'ijambo rye riravuga ngo nta muntu uzatuvuvunura mu biganza bye. Rero bishatse kuvuga yuko nta mu by'ukuri bantu munkurikiye, nta muntu n'umwe ufite ubugingo bwe mu biganza bye. Uko byagenda uko ariko kose, hari ahantu Bishop Rwose, niba n'ururimi rwanyereye cyangwa nimba ari kamere y'umujinya wagize, ntabwo wabwira umuntu ngo natihana ntabwo azabona ubugingo, kubera yuko ubugingo si ubwawe, ubugingo si wowe ubutanga. Uri umuntu ufite inyama n'amaraso, ariko nanone ntabwo wenda twavuga ko turi kuri level imwe, ariko nanone ntabwo uri umuntu ushobora gutanga ubugingo. Oya, ubugingo bwacu buhishwe muri Kristo, bwaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi, nta nubwo kugira ngo nta n'umwana w'umuntu wabugeraho. Umuntu uwo ari we wese buri mu ibanga rikomeye, uzabukorera azabubona, utazabukorera ntazabubona, ariko nta muntu uzabuza undi ubugingo. Ubwo mu by'ukuri ngiye ukuntu abantu b'abashumba uburyo tububahamo, abashumba ni abahesha b'umugisha, ni abantu nyine tugomba kubwira ibyacu, imyizerere yacu igiye itandukanye. Ariko wenda Bishop ushobora kuvuga ngo nutansaba imbabazi nta mahoro uzabona. Uretse ko nabwo yayabura bitewe nawe nuko abyizera, ariko ubugingo warengereye, kuko ubugingo nta n'uza ahantu buri, nta n'umwana yanjye sinzi uburyo nabitsindagiramo, ariko nta muntu n'umwe uzabura ubugingo kubera ko abujijwe n'undi. Wenda amahoro ushobora kuvuga uti nta mahoro azabona, wenda kubera ko yavuze umuntu w'Imana. Buriya abantu b'Imana barashinganye, buriya abantu b'Imana hari favor baba bafite, hari ikindi cyubahiro baba bafite, ariko nanone n'ayo mahoro nayo sinzi ko yayabura, kubera yuko n'Imana. Erega hari igihe umuntu akubwira ikintu n'Imana ikamanuka ikaza ikareba niba ibyo bakurega ari ukuri, ikareba niba ibyo bakurega ari ukuri. Ese wakoze mu jisho ry'umukozi w'Imana? Kubera yuko buriya iyo usuzuguye umuntu w'Imana, cyangwa iyo umukoze mu jisho, umukoze mu mboni y'ijisho ry'Imana. Birashoboka yuko uramutse wakoze mu mboni mu jisho ry'umukozi w'Imana, birashoboka yuko Imana nayo ishobora kubabara. Noneho umuntu w'Imana hari igihe avuga ikintu ababaye, cyangwa akakwaturamo ikintu ababaye kikaba. Mwibuke Eliya ukuntu ku musozi wa Karumeli byagenze. Noneho Eliya baramurakaza, aravuga ati niba ndi umuntu w'Imana koko, imvura ntizagwe kugeza igihe nzabitegekera. Kiriya gihe Imana yaramanutse ibona Eliya afite ishyaka, iravuga iti rwose nanjye kubw'ishyaka no kungwanira ishyaka no kumpagararaho, nanjye ngomba rwose kubishyigikira. Aho ngaho ho izo kese zibaho. Boneraho kubwira abantu yuko ntago nyine twavogera abakozi b'Imana, ariko nabo bareke ibintu by'igitutu. Nukuri hari igihe twagiye tuba ku mapresha nk'ayo ngayo y'abantu ngo ni abakozi b'Imana. Ngewe ubuhamya bwanjye njya mbaha, nta kintu nakijijwe pe, kuko namenye ubwenge ndi mu rusengero. Ariko kuri uko kumenya ubwenge ni ukuvuga ngo n'ubundi intambara urazirwana. Iyi ntambara urazirwana uko byagenda uko ariko kose, ukazirwana. Rero nshatse kuvuga ko twagiye duhura n'abantu benshi batandukanye, twagiye duhura n'amapresha
menshi agiye atandukanye, abantu bavuga ngo Imana irambwiye, abantu bavuga ngo njyewe nta muntu ujya umvuga, nta muntu ujya unkoraho, kandi wareba ugasanga uwo muntu ari mu makosa ari we, ariko kubera yuko twikiriye cyagene ngo ni umuntu w'Imana, akirengagiza ko wakibwiye nawe ari umuntu w'Imana. Ugasanga abantu bahora mu pressure. Noneho mwana yanjye, kuba umuntu w'Imana ni kimwe, ariko n'ubundi nawe ni umuntu w'Imana. Kuki wumva yuko uri umuntu w'Imana kurenza? Twese turi abantu b'Imana, turasumbana mu magrade. Nibyo ko niba uri bishop, ukaba uri pasiteri, undi akaba ari umudiyakoni, undi akaba ari evangeliste, odile wenda utagira icyo nkora na kimwe mu rusengero, ushobora kunsuzugura, ariko kunsuzugura kwawe shyiramo yuko nanjye ndi umuntu Imana yaremye, imuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo ayigenderemo. Rero mu by'ukuri wenda icyo nibaza, bishop yarababaye, ariko nanone yavuze nabi. Ubundi bari abantu tubafata nk'ababyeyi. Niba uri umubyeyi ukamukurikiye, ukaba ufite abana, ntabwo ushobora kubwira umwana wawe ikintu kibi uko byagenda uko ariko kose. Niyo rwanyerera ukakimubwira, uraza ukamusaba imbabazi, cyangwa nyine njyewe simbizi, wenda ntinya kubwira umwana wanjye ijambo ribi. Kubera iki? Ndi umubyeyi. Niyo rwanyerera, niyo nacikwa, sintekereza ko afite imyaka 4, ndamufata nkamuhobera nkamubwira nti sorry kuri kiriya kintu mwana wanjye, ntabwo nabishakaga, nacitswe. Noneho nkanswe umushumba uyoboye, ushumbye. Umushumba ni umubyeyi. Twagiye tubaho ku mapresha y'abahanuzi. Umuhanuzi yigeze kumbwira ngo urapfa mu minsi 3, ngo nudakora gutya ngo urapfa mu minsi 3. Hari kera nari nkigira ubwoba bw'abahanuzi, ariko ntabwo nkigira kubera ibyo twagiye tubona. Ntabwo nibaza umuhanuzi wampagarara imbere. Noneho ubu narakuze, ngenda menya ukuri. Ngo urapfa mu minsi 3, ngo rwose ngo Imana yambwiye ko ikurangiza. Come on, uragira utya, uragenda gutya. Biriya bintu bishop yakoze njyewe mbifata nka kwa kundi abantu bavuma abantu. Dufite abantu bagiye batuvuma, akabikubwira, ntuzigera ugira utya, ntuzigera ugira utya, ntuzigera ugira utya. Ibyo ntabwo byigeze bituha, kubera yuko nta Mana ikora ikibaho. Imana ni umubyeyi, igaruza imbabazi. Nkaba mvuga rero kuri icyo kintu, kuri bishop mushumba, aho ngaho wararengereye. Ubugingo bwacu buri muri Kristo Yesu, kandi niba muri abashumba murebere kuri Kristo. Mwibuke Kristo bigeze kumuzanira umugore yasambanye, bashaka yuko bamutera amabuye, bashaka yuko bamukorera ibintu bitari byiza. Umugore ahageze, Yesu arabareba, arababwira ati utarakora icyaha muri mwe, ngaho namutera ibuye. Yesu yarangwaga n'umutima wo guca bugufi no kwihangana no gukomera. Mwibuka ajya ku musaraba ibintu bamukoreye, bakamubwira bati ngaho ikize nawe udukize niba uri umwana w'Imana. Niba hari ijambo ryaryana mu matwi no mu mutima, ni kuguhigira ikintu ushoboye gukora ntugikore. Ako kubera wa mutima w'impuhwe n'urukundo n'imbabazi yari afite, yarababwiye ngo Imana ibababarire. Yaravuze ngo data bababarire kuko batazi ibyo bakora. None namwe bashumba murebere kuri Kristo. Muri mu isi muzahura n'ibintu byinshi bizabagerageza, kubera ko mu isi nyine muzahemberwa ko mwageragejwe mukihangana. Buriya Yesu yari afite ububasha bwo guhita yizura, akikura no kumusaraba, akayerekana n'imbaraga ze. Ako umutima wo guca bugufi no kwihangana n'intego yari afite, kugira ngo tubone ubugingo ndetse bwinshi.
yarihanganye apfurupfu rubi rwo kumusaraba kugira ngo tubone ubugingo. Rero nawe rwose mu by'ukuri ba bishop mugerageze, ngewe ndi mutoya, ndi umwana mutoya, ntabwo ndi umuhanga mu by'uru rugendo, ariko kandi ukuri kwanjye nanjye nuko ntabwo mfite uburenganzira bwo kuvuga ukuri kwanjye. Ubwo rero mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Nta muntu ufite ubugingo bw'undi mu bugingo mu ntoki ze. Mu by'ukuri ntawe siko yavuze nk'umunyamakuru. Ibyo yavuze niba ari byo cyangwa atari byo ntabwo tubizi, ariko si imbuto z'umushumba nizihe. Imbuto zanyu nizo dusarura, nizo dusoroma. Uretse ko mbwira abadukurikiye ngo umenye agakiza kawe kari mu mutima wako kangana, kuko turi ku isi nta muntu utacuma, nta muntu utagira kamere. Buriya kuba warakara ukabwira umuntu ko nta bugingo azabona, kamere yawe cyangwa kubimanaginga biba byarenze byageze kure. Ubwo rero icyo navuga, icyo mvuze ni icyo ngicyo, nuko mbyumva. Mube abakristo, kandi namwe rwose bashumba mujye mwihangana, mugerageze. Kandi ubu bugingo nk'uko bwaguzwe, nk'uko tutigeze tububonera ubuntu, ntabwo twabuboneye ubuntu. Habayeho gufayitinga, habayeho imbaraga, habayeho kwitanga, habaho kumena amaraso, habaho kwitanga, habaho gupfurupfu rubi ndetse rwo kumusaraba. Ntabwo twabuboneye ubuntu. Ntihakagire umuntu uvuga ngo Imana yaduhaye ubugingo ku buntu. No, yabuduhaye ku mbaraga zikomeye, yabuduhaye buvuye mu bise by'amaraso ya Yesu, yabuduhaye ari uko Yesu apfuye. Iyo Yesu adapfa ntihagire ikintu kiba, wenda aribwo twari kubonera ubuntu, ariko twabubonye ku kiguzi gikomeye cy'igiciro cyinshi cy'amaraso. Kandi amaraso amenwe nabi, murabizi, yatewe imisumari, akubitwa, arababazwa cyane, aratotezwa cyane kugira ngo ubwo bugingo tububone. Ubwo rero nk'uko twabubonye bikomeye, nta n'umuntu uwo ari we wese ubufite mu ntoki ze. Niyo yaba ameze gute, ni Kristo wenyine ubufite. Nkaba ahubwo ngira nti, bene data ba Kristo, bene data mukurikira HUMURA TV show, bene data mukunda HUMURA TV show, bene data mutwumva kandi mudukunda, muharanire ubwo bugingo kugira ngo amaraso yamenwe tuyahe icyubahiro cyayo, tubuhe agaciro kenshi cyane, kugira ngo tubwubahe, kuko ni Yesu wenyine ubudufitiye. Ntabwo buri mu biganza by'umuntu uwo ari we wese, ntabwo buri mu mbaraga z'umuntu uwo ari we wese. Ubwo rero tubuharanira, ahubwo nicyo kintu mbasabira, nicyo nanjye mparanira, nicyo nifuza, kandi ndacyifuza ku giti cyanjye, nawe nkurikiye nkikwifuriza. Ubwo rero nshuti zanjye, kuraje hamwe no gusenga, ntiducogore gusenga kugeza igihe Yesu azazira. Kandi nitubuharanira neza, tukitwara neza, tukagenda neza, ndabizi neza Kristo azabuduha, kuko yatwitangiye kugira ngo nyine tububone. Reka ahubwo tubuharanire. Ndabakunda rero nshuti zanjye, amahoro y'Imana, ubwiza, igikundiro, igitinyiro bikomeze kuba kuri mwebwe. I love you. Ibiganiro bitagaruka. Love you.